Ndi Papa Sava. Toka satani. Chirimbuzi. Yesu mwana w'Inazareti kuragota kumva. Chirimbuzi. Yesu we. Chirimbuzi. Yesu we. Oya wimukora watamucyo. Bararoga. Bigenze bitese. Chirimbuzi bararoga. Dore binini we, dore binini. Deni we. Kawanje byaragiye. Chirimbuzi wakangutse nakubwira chirimbuzi. Ndikumbwiriye ugiye chirimbu. Ariko mana bagume nabo. Dafi. Ndambiwe kurerera rubanda. Dafi. Dafi ni ndanditse ibi bintu. Dafi ibi bintu ni ndabyanditse. Biriya. Ndambiwe kurerera rubanda. Chirimbuzi yawe. Ngiye gutabaza. Oya chirimbuzi yawe. Ubwoba pe. Dafi umva ngubwiye buretse. Suza uzi? Chirimbuzi ashobora kuba yiyahuye kandi yiyahuye arambiwe kurerera rubanda. Ninde wabivuze? Yesu we. Yabura atari igipapuro. Oya nagariyo. Ninde wakimanitse sa urugo surwani simwebwe mu bantu babiri. Simwe mu bantu mwembi mwenyine. None suko atarimo no guhumeka byarangiye. Kandi yapfuye nyine. Deni ngiye gutabaza Irukanga imugona agacika. Niba yiyahuye agasiga avuze ngo arambiwe kurera rubanda. Ariko bashinyaguze. Ntabwo ncika. Ariko bashinyaguze muragwe. Abuzurumva ari ngiye wishe umugabo wanjye. Arewe. Ariko kubera cyo abantu mushinyagu. Buretse. Uje bari mushinyagurira abantu koko. Ariko Papa Sava. Ariko aha niki. Ariko komeza undeba. Urandeba iki gutyo ukuri kw'Imana da. Ariko yego wenda ndimbatiwe nabyumvaga. Ariko se mari ngora twete. Ariko se mwoka byaro. Ese na n'ubura cyashidikanya. Mbaga yaracuze. Yarageze ate? Ari kugira ngo ndoroshye. Cyangwa ugira ngo nge ariko iyo mbonye umbona narayimutwitse da. Ariko se waretse gukomeza kuvuga ngo warayintwitse. Ariko se none se nago nayigutwitse se. Ndakina se. None se muri inda ntago ari mu mwana wanjye nakizemo. Ata Papa Sava mbona ari ibyatugwiririye pe nanjye numvaga rwose ibi bintu bitaba numvaga byabagwiririye se nyandakina. Rega mandi tayari. Uriya mandi tayari ngewe. ubu uyu mucome. Ngewe. Ariko narayimutwitse iragende. Ko buriya wuvaga bimeze bite. Ata ntakubeshyegeye rwose byananteye n'isoni niyo mpamvu nsigaye narabaye bakonje ari mvuga ariko si ubu nkuko kuzajya ubona ntwite nkurikije umwana ungana kuri no ariko rero Papa Sava we wize hari igihe umuntu yikanga kwenda yageze mu bihe byo gucura ataracuze no kuri je numvaga byarangiye nta kintu numvaga nikanga buriya biba byagenze nka gute. Arya mufite abana batatu
kandi reba uriya muto ukuntu angana Uyu mu- Njye imyaka n'imyaka rwose bya bindi abanyarwanda rwose ndimba mwiriwe mwiriwe neza tu bose byatunganye bazanire nyine ahubwo mu birori nawe utindiganye sana twishimire iki gikorwa nakoze se ko ari nk'ababyeyi bacu hari igihe bagiraga batya bakabyara nk'abana 12 ugasanga umugore mu myaka 65 aracyabyara urabizi ko yawe amezi 9 yose nta mihango ujyamo nijye dutinda kumukurira niyo umaze kubyara uwonsa neza nkanjye uzi ko nyamara imyaka 3 ntarakurira umwana byose yakubwira ariko menya ko hari n'abahita bayijyamo bakibyara ugasanga asamiye ku kiriri ubwo rero hari abo baba bimeze gutya izo ntanga akaba yarazibitse niwo byava ugasanga nka ba nyogokuru abyaye afite imyaka muri za 50 ariko se werega jya ufata urugero ariko nanabimenye none se Sara yabyangana iki ariko biriya bintu byo muri birawe wabigenza none se oya si yari umugore se nibyo nyine gusobanurira urabyumva ko ushobora kugira gutya mu zabukuru oya yabanje no gutinya kujya kwa muganga uretse ko wenda wowe urimo arigo utari Sara ariko ntukwiriye no kugira no kubitindaho kuko ku myaka 45 nta mugore ubyara nyine n'ibyo by'izo ntanga tuvuze ubika warazibitse ko nzagutwika indi ndimba reka nkubwire ibyo bintu rwose iyo ngiyo uzayijyane hanze njye nkimara kubona nkiranutse n'iyi papa sava ntacyo nitayeho ndagutwika indi ngewe ndimba ati Silvestre ariko se urangira umugore uhetse ngo bigende bite ubu ngubu barumunaye bajya bamuheka nase umukobwa abana ngo bajye bita barumunaye bajya bamuheka uyu mwana muzajya mumwita ngo mbabara n'ukuri mbo jya mwita nuko nyine ntamwita namwita ndarisokoje kuko nari yarisokoje pe mbona bafite isoni urarisokoje se ishyano ryarangwiriye nukuri namwita ndarisokoje mba ngereka ni ubundi ninjye ugomba no kumwita izina ninjye ugomba kumwita izina nkagira nyamwita izina rigendanye n'igihe n'ukuntu aje ntuzaze oya ni izina rifite njye wayibonye azi mpera umugore sha oya banzurye mpera umugore mbanze mvuga izina tubanze duhere kumenyera urugo oya yarazihaze oya bazikeneye ko yazihaze ntatuze urumva arata papa sava njye ndabona namwita azi igihe cyari gikenewe mu gihe cyacyo Veridiana azi igihe cyari gikenewe mu gihe cyacyo Veridiana ariko ndimbuze uko utazi ikinyejana turimo usibye ko nanjye ntaryemera ndi nyina kandi n'uburenganzira bwanjye n'ubw'umwana amazina nkayo y'amagenurano uziko batakira urumva atagenuriye azi igihe cyari gikenewe Veridiana noneho Veridiana so mwana wanjye kuba ndi umukecuru vuga ko nta n'umukecuru none amwise Vedi ngo Veridiana rero buriya ntabwo iryo zina naryemera rwose wapi reka mpitema abiri ibyo by'urisibe ntabwo ari uguhitamo hari noneho papa sava iri ngiri uryumve neza noneho wumva ukuntu iryo rinarimo n'ubwenge uzananye n'akangwe perepetwa Chirimbuzi yapfuye muri cenga muri munyama Chirimbuzi yapfuye muze mfanye Chirimbuzi yapfuye ndimba ngo tugere nyagupase papa sava mugerayo mu nyama tukageza umbatu kubiki ariko sava mu nyama umuntu arapfuye havuyeho imwe mwavuye mu nyama bigenze bite ibabiki bigenze bite mutabare we mutabare cyangwa nyizana Chirimbuzi se byo gupfa nyagupfa Yesu mutabare we turashitse ubwo ni ivyo nyine ubwo Chirimbuzi arabunaza ubwo avuye ku bintu nyine ni ahantu ujya ni ahantu ujya nasane wowe
niba yiyahuye kubera wowe sibyo reka abantu bazi hano ubuyobozi muze papa sava ngize amahirwe muraje uretse niko bana mwoshe do ariko mana satani n'ubugome uko bigenza niko nimurebe twebwe tuje hano twumvishije umuntu atabaza nyine turaza dusanga umuntu yashizemo umwuka ngaho nimurebe ndambiwe kurera rubanda ndambiwe kurerera rubanda niba umuntu yiyahuye kuko bino binini byose biragaragaza ko yiyahuye nyine niba yiyahuye agasiga hari igipapuro kimanitse kivuga ngo arambiwe kurera rubanda ariko reka nkubwire papa sava abagore ni abagome ni inkozi z'ibibi ngo ese Dafi hari ikintu ntacyo ubizi ibi bintu ntacyo bitubwiraho ababyeyi mwe koko mbabwira gute ko atari ibintu ari niteze wari witeze iki reka kurira tubwire rubanda rerera n'iri tangazo bivuze ariko nari naragize ibanga mbigira ibanga ndatuza ngyitwaramo neza pe ariko uriya mugore ankoze ariko umugore we uriya wo kwa Kineza amugore wo kwa Kineza arera abana b'uwo mugore se niwe naganirije aseka kwipfunishwa tubwire neza samarira y'ingona kuzi ko ibyo wakoze wabikoze ubwo suririza muri iki yagize ibanga komeza urigire wa nkunguziwe komeza urigire ngaho rimene n'ubundi ryamenetse ryagiye ahagaragara vuga neza udapfa nawe dukerereza banze ni mwira ntihabagara ubuyobozi arabivuga neza nyine njya ndi kubabwira vuga cyane nibyo nari ndi kubabwira uriya mugore wo kwa Kineza namubikije ibanga ndamubwira ngo ntazarimene arangije anca 3,000,000 ngo atazamena ibanga irihe banga nyine ndari kubwira 1,000,000 nari imuhaye hashize iminsi nta n'ukwezi kwaciyemo maze kumubwira ibanga aragaruka arambwira ngo nimuhereze 2 zisigaye kandi nta mafaranga nari mfite pe ndamubwira se 2,000,000 zisigaye nzaziguwa mukundi vuga ibanga reka izo 1,000,000 mwaguraga iki nyine nuko nyine ntago nazimuhaye kuko ariko se wasubiza icyo bari kukubaza iryo banga niri zari iziki ariko wa mana tubwira ariko imana mwahamagaye ubuyobozi ubuyobozi bw'ibura reka bitugumemo oya n'ubundi buraza ubuyobozi yesu hari umuntu iryo banga gushaka ku ngingo tujyana umuntu agomba kujya nari naramubwiye ko abana mfite atari abakirimbuzi bose ndangije anyatse 2,000,000 ndamubwira se n'ubundi ko amaze kumena ibanga nyiragitariro yarabimenye Mukeshimana arabizi ubundi subwo ayo mafaranga nawe anyafiteho nayaguha ngo n'ubundi bimara iki ko n'ubundi byamaze kugera imuza uri kurizwa ko babyaye ugeze hano kuki atari abakirimbuzi hari ukuntu narabipanze bipoza abantu gute nyine urumva kirimbuzi namwe muramuzi mwese muri karitsiye ni umushabitsi afite akaboko k'amafaranga arahirwa yahirwaga n'amafaranga ndavuga ni rero reka nzamushake angira umugore kuko azi gushabika ariko sinzamubyarire kuko nabonaga nta bana bazima yampa pe nta cyororo ari kumukuraho ndangije ndaza mfata abana banjye uko muzi murabazi 2 nababyaranye n'undi mugabo ndavuga ni uno mugabo azambyarira ko nashaka abana beza b'inzobe abana barebare abana bafite ubwenge kandi kirimbuzi nawe nase kirimbuzi si muremure ariko mbega hanyuma abika nta bwenge afite ntago washakaga abana b'umushabitsi
yashakaga ikofi y'umushabitsi agashaka abana b'undi muntu ngo w'inzobe muremure akaba ashabitse none uramunogonora akaba ashabitse none unogonoye umushabitsi rero dore ibintu nababwiye nibyo nahoze Oya, mbabwira niba yiyahuye se kubera abagore buriya abagore ariko oya ntabwo ari bose oya ni babiri ntabwo ari bose ndimo wifata iki kijibwe ngo ufate iki kigoryi gusa uri kurizwa n'iki ukigereranye n'abandi bagore abagore bose ubwo se uriya mugore amaze bari kubabana urumva none ababajwe nuko ngo umugore amukozeho oya n'umugabo ubu turabigenza dute se umushabitsi wawe nawe umugabo wawe oya tubigenza dute se oya bafunga erega iyo hajemo ibintu byo kwiyahura bafunga ubutabera buzakora ibyabwo ntabwo ari twe duca imanza ubutabera buzakora ibyabwo ariko hari icyo ugomba hajemo kwiyahura ntabwo ari ese abana banjye marigare bizagenda uzabahereza se fata amashusho abana se ntibafite se fata amashusho sheri ndahambirwa sheri se shirira amenyo ndeka barangije ariko wikirimbuza upfuye nk'iki kijibwe cyo giteye gituruka